urabizi ko habura iminsi kugira ngo dukore ubukwe muri iyo minsi hagize ikintu kibamo kibabaje kikosa cyangwa se biteguye kuba wanyumva cyangwa wahita nimara gukena umva amafaranga aranshiranye nzongera ashake kwini mushimute tujye kumushaka baduha amafaranga nibyo uravuga duhaye umugisha wana papa hari mukumvikaneho ibintu byose ariko urusacu mwiza isa n'izindi uzi gukura twumva dufite intimba uzi kuvuga usanga iwanyu bakenye naguteta bihaba uri ukihanagura sitwatese twakuze turi bato sitwigeze asirimutse pe wabibonye ntazi ko ari nyenyeri n'ubibona burya biragaragara nubwo wabibonye tugihura iyo wese ko mbona nta cyahindutse kiri kwako yariga umuntu w'umugabo ko ahora mu kazi n'ibijye twiruka nk'umugabo twiruka asa n'abibonye cyane ayibonye waransuye yarayibonye niba twirukanka ntabwo ufatwa mu rugo nyine stress zabaye nyinshi kuba wahira umugore n'abana barindwi ntawe uri kunyurira kubona kunyurira pe iyo n'ubishyizemo ntabwo ari byiza ariko wambonye ntabwo barahindutse noneho ngubu ibyo nicyo nakubwira gase ugenda urumva ubanze uri ahantu hameze neza imbere nshaka amafaranga ntuzane noneho waraniyongereye ubu mfite ubundi uje gukora iki ngo wanyanze kwambwiye ko utanshaka uje gukora iki ngo ninze ngumeze ngo umuntu w'amasafuriya kaka naho nzakibagirwa ntabwo ari uko navuze ngo ningumeze ngo umuntu w'amasafuriya nuko navuze ko gusura byogiye macibiri iki bebe nta kibazo cyo kosa ko kararyoshye ariko nongere kubivuga bikumbabaza warazimutse cyane wagize amafaranga yewe gusubiramo kuko nibyo ariko noneho ntugire ikibazo sora nuko wagize amafaranga ntabibonye nanjye ngiye kuyagira agomba utinda yagira urayagira gute ikintu cyaje twaje i Kigali tumeze nk'abayumva nubwo wenda atengeye abishyizeho imbaraga ariko nyine byarabaye narabyakiriye haje nanga mama kaje gufata ngo ntarera inkwano hano numva izo nkwano ni z'umuryango nta kurobanura z'amakobwa n'inkwano nyine zihabwa umuryango nta kintu umvamo ntacyumvishe noneho mfiteho umugabane wanjye nawe reka ni mushiki wanjye iyo wakoze n'ubukwe ngo ni nanjye buriya uzi ko umugabo wiwe azaguhamagara gutya aguhe n'akabasha ugashyiramo uri kubita ubwo nkumbuza umunsi n'umurankumbuza uwo munsi pe uvugisha ukose ko bagiye gutanga yewe ngiye gufata umugabane wawe none ninza tugahuza n'ubusirimu wagize urumva bihita bibamo none tugapanga umushinga wo uzahita bibamo duhuze ariko nanjye nabonye amafaranga menshi barwema amafaranga menshi ndakira ubu nanjye nzakwishyura amandazi wanguriye nzakugura ibindazi byinshi seya buriya ariko nyira nzakujyana muri ndagaswe ngenza kujyana muri VIP nimvugo yarahindutse ubu ngubu ndi kumva tugavugana n'akantu k'abanyakigali abasirimu gasubiyemo VIP vuga VIP VIP rero ni hahandi mu bakire ntabwo nava muri hoteli niho nzakujyana inyenyeri zingahe 10 ibyo bivuga ko ntabyo ndageraho ntabwo napfa guhita mbyishimira ntabibona ahubwo bizaza humura nanjye ngo nibwo ngubwo urumva mara kubona amafaranga mamaramu hita noneho nanjye nyazana urumva nkurongora ngushyire mu rugo utakoze akamubwiza uko dukora ubukwe wakize ku mugozi urambeshya abagore turi bigorye nicare umbwire ngo uzanshaka nanjye nza n'urutwe rubi ngo musange mu cyaro mumeze nk'ingingi urabona ahantu umugore yinginze umugabo kumushaka kuyizira wow zo kugira akazi keza akoze ese sheri utaragenda kugeza iyi saha kumva yego ni iki ushobora kumukorera cyangwa se kukubwira nyine nkakora kikakubabaza ku buryo nyine ushaka kunyaga ndi kwitegura nyine ko nzajya gutwara mu gihe twabaye
sheri reka mubwire kugeza ubu ntacyo kubera ko ntacyo kubera ko ndagukunda birenze ukwemera nta kintu na kimwe wakora cyakuca urukundo rwanjye ntacyo koze tumaze kubana waje mu rugo wenda cyaboneka waciye inyuma wenda ugatwita icyo gihe urumva nyine waba wamanikiye byantera ikibazo ariko sinibaza ko ubundi hari ikindi cyacu ntacyo pe urumva ari igihari ibyo byose nabikora byo kuguca inyuma ngo ugiye kutwita ntabwo nabikora siko nteye ubwoba oya nta kibazo subiza ko ndi kwiga nyine ukuntu nzangutwara mu gihe twabanye sheri none se sheri ari ukukubeshya ukumva no kukubwira ukuri kubabaje wahitamo iki simbe kuri mu ntera ubwoba ufite gahunda yo kumbeshya turi kuganira utangiye kugira ibintu biserega turi kuganira tumarundi nanjye kugira ibintu byataje wibyegeza umutima tumarundi okay reka mbwize ukuri kwanjye nkurikije uko mbona ukunda n'ibyiyumviro ngira muri iki ntabwo nifuza kuzabitakaza nubona hari ibintu wavuga wambwira hari ukuri wambwira kugasenya urukundo rwacu cyangwa abana bacu cyangwa ukambabaza ku buryo bishobora kurangira urukundo rwacu ruhagaze uzabimbwira uzambeshya twarabaye yego ubu se wenda sheri ubu se hari igihari ni wenda cyamutse kibayeho hari icyo uteganya gushyiramo se kibabaje nyine kubikubwira nta kibazo n'ibindi kintu ushaka kumubwira ntacyo ntabwo ngo tikuganira nyine biramutse wenda urabizi ko habura iminsi kugira ngo dukore ubukwe muri iyo minsi hagize ikintu kibamo kibabaje kikosa cyangwa se biteguye kuba wanyumva cyangwa wahita noneho mama wize ukuntu yambwiye ngo uracyari muto wowe ngo uracyari muto wowe nyine ababyeyi rega imbere y'umubyeyi nta muntu ujya ukura kuko ntabwo wari ukazi urana ari imbere oya buriya barekana nakubwire nuko utabibona wenda nuko ugiye kubona amafaranga yego warya si mu bikorwa imagiye gukwa kwini kandi amafaranga baramuhaho ngewe ndahita nza fate ndetse saturage bani ntange inkwano urazitanga cyane rwose ashaka gutanga urukwavu bivuyemo urukwavu se urabona ngiye mu urukwavu amafaranga mfite ni menshi reka buri umuntu arakira reka buri Imana irasubiza aho kuri mujyanye bambwira ngo uzagurishe ngo nimba ari ngo inkwavu abyibuka ko amafaranga rega buri impamvu rega nawe rero nuko wenda ubishyira mu bintu bikomeye cyane wenda biranakomeye ariko ngiye impamvu rega ntagushatse cyangwa umuzane ngo tubane nuko ntari yakisuga ntabwo rero nakoranye amafaranga ngo nshobore kugutunga utari gutungisha uvugisha ese kuki uhora mu mwenda umwe ntabwo nk'umuntu mwasheri wanjye w'umukundi ntabwo ugombye gusakuza buryo ngo ntabwo ntameje umunagi ugomba kunyikira ukundi uko umwuka ufite wakica imbeba n'imibu nta mubu wakurya ukunze sereza pe nuko turi abakunzi erega wahoze nta mafaranga ugira ubu urayafite ubu none nanjye meze gutya ejo nzahinduka oya kira rwose kira ahubwo komeza usenge Imana nzakwemera wowe usenga ahubwo Imana none nzakwemera cyane wowe uri umugore akize ntabwo abahungu bakundanaga atabona bari kuri bayakwibe pe bayanyibe ntabwo byakunda ubonye amafaranga ugahita yihinduka ese ko nkubaza ubu mbere wowe wari usirimutse gutya ubu ngewe nyagira mbere yawe no gukwanga utanyanga wabibwiye nande aho munze kuko bonaga nyine nanjye turi muri nuza imwe mu ishuri rimwe ibyo byihorera ntabwo nabyihorera ntabwo reka narababaye bora nararakaye none se useriye neza cyane ntabwo ugiye mwunda wenda kuba ndagutekereza nk'umuntu wamemukiye ariko mbona ahantu umukobwa yiteretera ngaho mbabare nyine ibyo kubabaza ugiye gukurikira nongeye gukora inshingano z'abagabo ukora inshingano z'abagabo kuko amafaranga uba ugiye kuyabona niyo tugahuza ibyo tugera muri gym si ari cyo ibirayi binsobanurira gake rero ubundi pompaje
nshaka kuza kuri pompaje 10 kugira ngo nkwemere reka nabyo twabikora hoye ntuzikora Twabikora turi kumwe. hoye uzakora pompaje wenyine turi kumwe tuze tuzikora nanjye nawe uzanyerekera nzakwerekera nawe pompaje mvuga ari ndavuga pompaje za siporo uza nibyo nandi kuvuga ese unazikora hano ukananyereka 10 zonyine nanjye ndubwa nyine nguzanyerekera nyere kuko wazikora tuzazikora ubibwira gutyo funga ingumi mwereke ubibwira gutyo ugira tugende hari ujye kubinyereka ndabikora reka rukundo nta kintu utankoresha ngiye yego ndagukunda cyane kuva kera tugiye gukora pompaje tugende haguruka ahubwo ndagutegereje ngwino nkore pompaje aya mafaranga ko murahinduye ibintu byose ra nta kosa ritababarirwa mu buzima reka mubwire nzakubara utararikora nzanakubara utaransaba imbabazi ariko niba wumva ko hari ikosa ririmo ryakwangiza umubano wacu please uzambeshya ntuzabimubwire bivuze ngo kukubeshya nibyo bibi umuntu yakubwira ukuri kubabaje ukabyumva oya simbishaka ntuzambwire ukuri kuzatuma dusenya urukundo rwacu nise nkubwira ukuri kandi nkwizeye yuko uri bunyumve sheri nicyo uri kumpisha please mbwira kirahari subiza ko nkunda kambwira nicyo uri kumpisha nta kintu na kimwe ushobora guhisha kandi urabizi ko ntashobora no gukora ikosa nabishatse cyangwa nabigambiriye ibyo byo urabizi ndabizi no kwizera ijana ku ijana icyaba gihari cyose rero ntabwo ari ikosa ryanjye reka mubwire ndagukunda n'umutima wanjye wose ariko igihe udahari cyose ntabwo naba nuzuye icyaba cyose aho kugira ngo nzakubura uzambeshye ntabwo sinabona imbaraga zo kubeshya kuko ndagukunda niwe muntu turabizi muri iyi si ushobora kuba nabaho umunyantege nkeya ndagukunda sinshobora kugambira kukubeshya cyangwa se ngo ngambire kukubabaza nanjye ndagukunda sheni nizera ko nta n'ikintu cyavamo cyatuma njye nawe dutandukana ntacyabaho love you ngajya ku kazi tuzajya kuganira waje sinjya nkunda ukuntu ujya unganiriza nimba numva bidasanzwe rimwe na rimwe ngira inama nkumva umeze nka mama wanjye cyangwa se nkumva mbonye papa bikora ndagukunda kandi ntihazagire n'isegonda na rimwe ubishidikanyaho imana ikora ibyayo utu tuguru twawe wagira ngo ni utwisazi urimo kuntendekaho ninde waguhaye uburenganzira bwo kunzamura amaguru bose si twahaze urimo uramagiraho rero iyo umuntu ahaze nyine ubundi akora ibyo ashaka numva nakuryamaho twumvikane urumva umuntu amaze kwegeka inyama nk'ibiro bingahe ntabwo tubayeho neza we gukira ni byiza cyane gukira ni byiza ku buryo kwa kundi naruraga mfite nk'isoni nkavuga sinarura inyama nyinshi bigasa nabi uyu munsi nari isahani yuzuye inyama nta kindi kintu nari buri munsi turya inyama basizemo sitoke dufite amafaranga Yesu agira neza cyane oya mana warakoze pe nta mpamvu yo kwiheba ibihe bitaragenda aho ugomba mubwira mbega kwininga aradukiza aho ugomba kumubwira ahubwo tuzahamagara wa mugabo wa mabuja yitwa muri mutezi intare uravuga chef umugabo wa mutezi intare tumubwire ko na Tony yabuze nawe aduha akazi tujya gushaka na Tony se kandi mutezi intare ni umubosi cyane ku buryo adoma ariko icyo gitekerezo ni ahubwo ndumva nta n'umwe wagaruka pe numushaka kutwiberaho gutya ahubwo uvuze ikintu cyo gushaka Tony mpita nibuka uzi ko baje bakaza hano tutazongera kugira
kujya muri uribuka ko najyaga muri salo ubwo no guhita nsubira kugira uzi ko izo ntebe nzicamo ariko ndi gukoropa kugira ngo nabo nzumve hari ukuntu mba urimo no kwiba ariko mameze ngaho reka kumenera nyine tuganire uri utane akabuno wagira ngo nubikira ifu uzi n'ukuntu kuki userereza cyane mbagira ngo mubwize ukuri utazajya no mu bantu ugahena ugize ngo ufite akabuno kazima kandi ari akantu k'amafuta ikimwe kizamaze gisa gute ni ikintu gifatika ku buryo umuntu agikubitaho urushyi kigasakuza zana gikubitaho umva ko ni akantu k'amafuti pe ahubwo ikintu cyo kuvuga ngo uhamagare muteze intebe uramujene n'uwanjye cyane bose murasanye bose mfite na nomero ze vugisha ukuri wandewe muteze bose wazibonye ugiye gukora iki bose rero yajyaga azahana urumva kubinda nde mama Tony umugabo n'umugore bakadiringa noneho akajyamo amafaranga kuri mobile money nkajya nko kuzana ibintu uzi ibyaragura aguramo akazi ntabwo ari wa muntu uvuga ngo baguhe kamwe nshanje ntabwo umuntu uvuga ngo baguhe kamwe ariko nanone umuntu ugura ikazi yaguriye ikazi ya fanta umuntu mu kabari nibwo umenya ko kugura akazi yari bibi yego baba batanze nyinshi ubu wumva se wabimara buriya se nyine nimba mwicaye muteze ntari ukuntu ugura ubundi muri abantu batatu unywa mitsingi unywa henikeni unywa iki buri umwe bakamuzanira ikazi noneho wowe unywa fanta bakubita ikazi mana we usuko wazabimara we niyo mpamvu abantu banywa inzoga bazajya mu ijoro abanywa fanta bakajya mu kuzimu kuko bo banywa gake iwe abanywa cyane n'ibimara bazajya mu ijoro imirimo mukoze muyishyireho umwete no kunywa munywe n'umwete nicyo bisobanuye imana idufashije bagaherayo mami karibu rero nabonye ko kwini wanyu ari amahoro imana idufashije ikamurinda ubu ngubu ameze neza urabona ko asa neza arakeye umugani w'abantu ubundi se yarabaye iki ko ari ubwesikoro bwanyu mwagira ngo mumpeze yarabaye iki ari ikibazo yari yagize ahubwo mwagira ngo mumbeshye mumpeze ni mumpe ibyanjye abatuje ukari umukwe ukamugo gahunda wowe wafashe umukobwa wanjye uramurongora utamenyesheje nta nkwano ntaki mumbeshya ngo baramufashe ngo yabure ntabwo yavuye iwanjye se aje kureba wowe none ubu se yabaye iki ko nta n'ahantu yakomeretse nta nubwo wemera ko yari yahuye n'ibyago ko atakomeretse nabibwirwa n'ikirego abanyakigali ndabazi rega muri abesikoro mushobora no kuba munambeshya kugira ngo nyine ubirangirizemo ubu ni nayo mpamvu naje muraza kwihangana mama ariko najya agira gutyo nyine ntabwo ajya kugira hasi mwese wishimiye ko wari kumubona yakomeretse afite ibikomere ngo ari kumva ko yagize ibyago cyangwa n'iki ko ntabwo yari afite ko iminsi ishize basa twaramuvanye no kwa muganga ndabazi oya ndakuzi rwose abanyakigali buriya bagira uburyo babeshyamo makobwa twebwe yavuye mu rugo tugiye mu cyaro atubwiye ko aje kuri wowe gute yabuze kandi yaje kugusezera ko aricyo kintu ngewe ntajya ntekereza mu bwonko bwanjye nkagira ngo nyine mu nyesikoroke mumutwarire ubuntu mumurongore nta n'inkwano duhaye hako ntuzi iki hari icyo ntari kuvuga kitari ukuri nta na kimwe uri kuvuga cy'ukuri hehe nta na kimwe cy'ukuri ubu wowe ufite ukuri kuba umukobwa wanjye yicaye mu rugo rwawe nk'umugore wawe kuba utaje kunshaka nibyo bivuze ngo ntabwo nigeze nza kugushaka uzi amajoro naraye umugabo wanjye yigeze apfumbata ntabwo yiriwe aza kuguhiga twirukanka agasozi twarakamajemo uranyumvira ashaka uranyumvira ukuntu ari kuvuga uzi ko mama yakubise yaramukubise bararwanye bararwanye mama wajya unubaha koko yaramujiginye da umubyeyi nyine nasanze yarakaye mwese ntabwo gushaka ngo atuze anamenye ikibazo cyambayeho ni ukurwana gusa ibyo ngibyo ntabwo ari byo wenda by'ibanze icya mbere ni uko nta wakomerekeje undi gusa mubagira amahanga tukaguma neza tukiberaho neza bose bakajya nk'ubu
ni ukubana nande na Rwema bagakira bakabaho twebwe tugasigara ku nzu dufite amafaranga kandi bo bazi yuko tugikennye nka mbere bazi ko mutocyara abayaya nyine ba kera ariko Imana igira neza njye ntabwo nzi ko ubundi ubuzima bwanjye nzicara ahantu mvuga ngo mfite amafaranga kuri konti make nako menshi ndimo ndumva nimara gukena nkumva amafaranga aranshiranye nzongera nshake kwini mushimute tujye kumushaka baduha amafaranga nibyo uravuga duhaye umugisha kubura ko harimo imigisha bari ikintu kiba kubera impamvu Imana yabikoze kubera impamvu ibintu byose bakubera impamvu se ntabwo uri kubyumva ibindi kubwira ko ukundira cyane nimo nabyumva nuko ndimo gutekereza twongeye tukamushimuta bundi bushya kugira ngo tubone andi mafaranga niba mbabwira ngo izi ntebe tuzazibyaza umusaruro nazo none se gutangiye kuvuga ngo twibe ibikoresho by'abandi se oya aho ngaho na televiziyo tukazigurisha nyine ku buryo dukena tuzafata amafaranga tukabika kuri konti umuntu yafata umushinga wo gushimuta abantu akajya kubashaka kurusha uko wibye bakadufata badufunga twese baza aho tuvuka bafite ibyangombwa byacu ubwo se urumva ahubwo twebwe tubeho neza turyohe muri iyi nzu urumva ahubwo dukoresha igihe neza ibihe byiza tubiryohemo nibibi nibiza tuzavuga ati base twariyeho ubuzima amahirwe dufite tuyakoresha cyangwa urumva amafaranga dufite aratwemerera kwiyubaka mu bundi buryo ntabwo ari kamara ngo tuzakomeze dukorera abantu twagena niga karase ufite n'abandi baguhamagara uri ku isoko akumva iyo soneri wayumva imeze nka moto ngo vu nyine bajya ngo nzakanga abantu bamenye ko nyine mfite moto ariko ni byiza gutunga telefone nziza ujya wifotora ahubwo ko twifotore mbere ko tuvuga ikintu dukora urahita ureba ukuntu uri mu ishusho nyine muri kamera umuntu isura yita ihengama uretse gato twifotore n'ubundi nta myaka ijana ntareba hano agataho kiriya gitekerezo cyo kuvuga ngo tugiye gukora iki duhamagare Mutezi Intare nicyo dukeneye makabizo hano ndaguha akabizo ufata amashusho bazabipostinga nyuma y'imyaka bose uri mu busitani uri umuntu umwe ukuze oya none se ubwo maze gushaka umugore wanjye bakazamwereka video ndimo gusoma undi mugore none se tuzabana ndasoma impyisi kandi nimba tugiye no kubana muri iyi nzu buri umwe amenye iconda n'undi afatiye ntuzanyurire ikibazo cyawe ni uko nca amazi ni gutorana n'umuntu mu buriri mu nzu imwe nako utaramusanga no mu buriri ngigeza no kwambara utuntu tugufi ntumbone reka mpamagare Mutezi Intare ibintu utangiye kuzana ntabwo bitwumviriza uragiye sheri sho kabasi hagarara sibyo sheri twaciye mu bihe bitoroshye mu kubona Queen noneho Queen yaciye mu bitoroshye kurushaho aho yarangiye wiza kumushinyagurira ngo nta kibazo yagize kuko ni Imana yamurengeye ahubwo ikindi amafaranga muraza kumuha mu mugabane we aya papa muyabika kuba ibiki uri kuvuga wuza ubundi ibyo ni ibiki uri kuvuga gatemo kabira papa muyabika mu igipande kimwe kuki bako wabyumvise ako mama nawe uri kurengera nimba umuntu aje kubaza ibintu ugatangira kurwana ugakubita umukwe wawe ukunda mu migozi yicaye narabonye abantu barwaniye pe amaso none se ubundi njye nta n'ibyo by'amafaranga twari tuvugana gusa sinabivuze nabivuze urashaka amafaranga y'iki y'inkwano nese narakubyaye ndakurera kugira ngo nderere abanyakigali baguha igice kimwe cyawe y'inkwano umubyeyi ntabwo inkwano bavuga ngo baje kuzifata gutya abashangazi baricara bagaterana babita abanyogose uransuzuguye urabona ko ndinjije ndi ikigoryi ndi ibiki byose niko ubifashe hanyuma se umumaranye iminsi ingahe ntagutekera ntagupfumbata ntagukoropera ntagufurira none ari hano nkande n'umuyaya wawe ngo mbimenye niba ari n'umuyaya wawe aragukorera ukamuhemba nimwishyure dutahe niba ari umugore wawe nkwera twaje tuvuga ko turiyoroshya n'amafaranga kangahe na ariko muba muha agaciro ukuntu umubyeyi aba yaravunitse yararushye nkakurera nkakwitaho nkagukuza
kwicisha wowe ukomeza kuvuga nongera kuvuga umubyeyi gabanya amahane tuganire sibyo ariko amahane yawe wowe uri kubiha agaciro reba ari nk'umukobwa wawe bishyira mu mwanya wawe njyewe se uraza kunkungi ntago nikwera kandi nawe ntago unese urakosha umwana urumwe kuyajya wenyine mu maze tugasaranya imiryango tukagira sharira mu kumuha amafaranga umenye ko twita dushwana ahubwo uzo warayahariye abamuzima nimba ari ukunkosha uzagirana na papa wana papa hari mu byumvikaneho ibintu byose ariko urabona cyo ibikorwa gukura twumva dufite intimba kakagenga kasinziriye cyangwa kapfuye we bite jean we nushaka upfira uwo nshaka ni nyoko ndamushaka kandi ari muzima nkabanza nkamukanda akamenya mutize nka rwariwe hariya bashaka amazi yo kunywa akira cyane ngayo wakakinga ntabwo ushobora kumbwira aho nyoko aherereye na n'ubu ngubu wampimbiye igicucu kitazi gutekereza ariko buretse turabona ntakarahamagara se arahamagara se ahubwo makode yanyu se mushyiramo yatuma arahamagara niko okay ndashaka kukujyana iwanyu ukanyerekana umwatsinge ari amafaranga cyangwa se ukambwira ya account mwayishyizeho mama ntabwo yatsimba amafaranga yayajyana kuri banki nzane icyuma ngo ukate ikirenge ubanze kumenya umuntu ntabwo nakubeshya ntabwo nakubeshya kofejo bite kumbagira uvuye ntabwo ruri hano ndi hafi yaho wari uri mu bikize ndi mu kazi arabizi ni ukuvuga ngo mama w'umukobwa tumaze kuvugana mwavuganye gutya wumva ijwi rye ntabwo ari ku telefone nakoresha SMS nkoresha telefone yande ya Tony agira ngo wari kugira ngo ari kugira ngo umukobwa we bari kuvugana bari kuganira nanjye ndamubwira ati wowe uraca gutya unyure gutya na marokasiyo muracyacatinga iyi ntabwo muto cyane tuma turavugana bivuze ko mwari muzi ari kuza arimo araza location wari wayimuhaye neza ni marokasiyo neza cyane kaveje mukajya unyinisha sinakubeshya boss urabizi sinsanga mutarimo gucatinga kwa kuriya mugore ndamushaka ndayishaka ndayibonye urayibona we arizana wakora ikimenye ijambo ryabambwe ngo mwana wanjye murandaje muzira azi ko ari kubona umukobwa we ko kareba nyoko araje ndaza mukugerekeye hejuru mubonye umuturanyi ngayishimye ari mu rugo araje mubone ahubwo ikindi yanze iranze abagamo aho babaga abangabo abantu aho babaga byagenze bite hari n'abandi bantu bameze nk'aho bari batuye bari basanzwe bahaba ushatse kuvuga ko muri iriya nzu hari abandi bantu bakirimo ngo bayirimo yego okay ntacyo gusa mumenye amakuru yabo mumenye ibyari by'abantu bayituyemo baribo naho ubundi si iriya nzu ni yanjye n'umukobwa wanjye Queen na Queen abandi ibyo bibazo byabo ntabwo bindeba
dore ko kareba urareba iki se mwari muzi ko siyanse ari hano ariko bose twayisizemo umva ukuntu kabeshya bariya kanyaga muginga ni bande ni n'umwe wakampaye iminota nk'ibiri nkakwereka bose baretse gatoya hari amakuru y'umukeneye akanagiye kuyamba ngatubwire ngo byagenze bite mwase bigenze bite ubwo ni murumuna wa mama umukuru wa mama bagira ubwenge bwinshi kuri ubu bucakuri kandi yaramaze kutuga ngo nta bantu bayisizemo twatoje nta muntu Tony umukire nawe uramuzi mbwira mwarigurishije ako ntabwo byabahira ntabwo byabahira fata buraka umenye neza amakuru y'abantu bayibamo abariho n'ibyo bayikoramo n'uburyo bayibamo wanumvishe ndakumva cyane cyane cyawe ngegera nishaka ipfira nyokumvishe kwaje reka tugende tumuyobore akuzanira twenda tukaguhindura nibyo karekereza kakinga gusa twakorohereje uri muri nyagambura ariko reka nzi mbabwira ko bitewe ikindi kintu ku maguru reba uza kwinyagamburira shanze gusa reka muzane nawe